utoroshye ariko narisomye iyi nkuru nsanga uyu mugore koko ntiyoroshye ntabaho ngo arifasha afata igitsina cy'umugabo ubugabo abugaburira imbwa ewe ari we mugabo atekereza ko agiye gushaka amata yo kumuha umugore umugore yarabyutse umwana arize umugabo aravuga ati buriya agiye gushaka amata yo kumuha aho ariko ikibabaje nuko yagarutse amusimbukira n'icyuma gikakaye cyane umwana nashaka komeza arire byose bindeba umugabo arabukira ngo be strong Kamwanya be strong in Uganda be strong yambuwe intwaro y'abagabo yambuwe ikintu gikomeye uraseka ariko ubuzima yambuwe ubuzima n'ubuzima hari inkuru bigeze kumbwira amahoro y'Imana imigisha urukundo umutuzo ibyishimo aba ari byo biranga abantu bagize intara 5 z'igihugu cy'u Rwanda z'igihugu nkuko tubipresenta ni intara ya 6 ya diaspora nkuko tugiye kujya tubivuga cyane ariko nanone tukibanda ku bari mu gihugu cyane sibo duhura nibo bavandimwe aya ngo nibo baturanye kandi ngo umuturanye ngo niwe muzimyamuriro wa mbere urangeniye aho kantu urakaze cyane ariko ni inama ikomeye dukebura abantu basigaye ngo bakunda gutya byagenze biteze ngo ubushita umeze nabi ngo buri kuza kandagira ukaraba ahantu hose kandagira ukarabe niki ngo abantu bagira gutya ngo nibo abantu ba mbere hase birano ngo bari kurwara ubushita ko wajyaga bivugisha ngo ndabanza nkapima kandi ngo niba ngo niba hari ahantu hambere bufata niba hambere ndabyumva kandi hari ahantu ndahubaha hagomba no kubaho ariko niyemeje kujya nsuhuza abantu ubu nsuhuza umumotari ahava akagera nasuhuza n'umukozi wo mu rugo baje mu kazi abo bantu babiri ubutaha nabo nzasuhuza abandi nanjye ndakebura bana mukunda gutya ubushita ngo buri gusya butanzitse icyo kintu bakiteho kandi ngo ahantu hambere bufata bishobora no kuba no kugufata ahandi ngo burya uribuka muri kwa ahantu hambere bufata ariko ntabwo none se mutanagize kagerayo butagize kagerayo nyine buteze wasuhuzanyije ni gutya ase hano niba uba bugize bwabaye uraho nuko hano rero swakiriye n'abantu ntabakiriye hano bari mu ntara 5 ni ya 6 ya diaspora hano ngo nyuma y'ibyumweru birenga 3 yihishe iyi nkuru urayizi ngo nyuma y'ibyumweru birenga 3 yihishe polisi yikamuye muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi amaherezo yataye muri yombi umugore utoroshye ariko narisomye iyi nkuru nsanga uyu mugore koko ntiyoroshye ntabaho ngo arifasha afata igitsina cy'umugabo ubugabo abugaburira imbwa agahinda karanyishe iyi nkuru nyisoma umugore washatse ariko njye ndibaza umugore ava iwabo njye mpamya ko nta kindi umugore aba agiye gushaka usibye ubu bugabo uriya ni ikintu umaze gutekerezaho
reka mbyita imanza zisomerwa aha inyinshi kandi zikomeye aba ari iz'urushako. Urushako byagenze urushako umugore ugiye kuba abakonseri iwabo yaryaga yanywaga yakarabaga yaryamaga. urukundo rwa se na nyina yararufite kuba bafite hari abatabafite ariko aho yabaga yarakunzwe agiye gushaka umugabo. aba agiye gushaka ubundi gushaka umugabo uba ugiye gukora iki? gushaka umugabo, gushaka umugore ubundi ni ibintu biba biri ku marembo. N'ibyo icyo kikuzanye buriya nivuguruzwa. Umugabo twa nivuguruzwa ngo yashatse umugore amanije gushaka umugore ngo amara ibyumweru 2 aramanitse amaguru. Cyagenze biteze ngati sinzamukora amanitse amaguru ku cyumweru cya 2 cyuzuye. Yarahandaga se yarahandaga nivuguruzwa sinzi ukuntu yari yimereye. Ku cyumweru cya 2 nivuguruzwa yaratashye yisanga mu rugo wenyine. Umugore yagiye ariko sabaze sibyo agiye kuzana tumva we mu rugo nararyaga naranywa. Ibyo wivugisha ni ibiki? Ibyo urarara umanitse amaguru nje ibyo nibyo naje kureba system uraramo urya. Niba urabucuritse umutwe ibyo birareba. Niba utazi gukora sinzagaruka. Uwo mugore kongera akarengwa agacubuga yamara kubuca kaburirimbuka. Oya ntabwo tuzi aho yagushize areba uko biri kose uyavuga buri yamukaye. Tuvuge wenda niba yarahishe ibizibiti ni muri toilette ngo bivugwa ko ni nacyo yarashize iminsi ngo kuyacumika mena aribwo Suzana Namuganza. Suzana Namuganza burya tugira n'amazina ajya gusa ntabwo n'abaturanyi aha hirya Uganda w'imyaka 34 akoresheje ikintu gityaye cyane. Igikoresho gityaye cyane karabutaka gityaye cyane. Urumva gitya ye cyane yakase igitsina cy'umugabo we. Banyarwanda Moses Kawubanya ahunga urugo ariruka. Moses Kawubanya niwe bagize gutya ubugabo barahunga. Ubu ngubu se bamwita igihe gitsina ako n'umugabo n'umugabo ati kiranga abagabo aragifite kuyeho nyine kiranga abagabo aragifite yakatiye rimwe yaragize ubu ngubu nyine byabaye abagore byasubiye ubugore. Ese bura ni ubugore nese wacengeza reka ari kuguhara inkuba hafi nuko ngo bwana kasande mu gihugu cya Rwanda ngo yavuze ko bamusanze yihishe ku muvandimwe mu karere ka Namutumba. uwo mugore urumva yongeye ati ukekwaho icyaha yafatiwe ntuzi ko mbona hatandukanye iwubuga kino yari yirukanze buwaga urahazi muri Uganda mu karere ka Namutumba yihishe ku muvandimwe we. Polisi muhiga ati ubuzane wenda twongere turebe ko muganga warasana yakongera agasana agasubizaho. yarabukasa kubita mwinoza ariruka. Polisi ati natwe ntabwo tuguha amahoro turagukurikira. Iyo mpamvu twayirakomeye gusa abantu bayishaka. Umugabo utaye hariya ntabwo yatwataye umugabo yataye igishushumbwa kuko kimugira umugabo yari yagitwaye. garura umugabo uwo mugabo kuri kumugerana mu isakoshi bitabya ati ntawo mbahaye n'ubundi ikimutera kumukata se ni igiki yihorere ngo bafungiye kuri station nkuru nta nubwo bamujyanye ku gastation gato station nkuru kuko icyaha yakoze ni icyaha gikomeye cyane kugenda n'umugabo ugashyira mu ishakoshi ukamujyana ugasiga igishushumbwa. komeza urumva ngo akekaho icyaha urumva cyo gushaka kwica no kwiba.
umugore no kwiba afungiye kuri sitasiyo nyuma yo gukekwaho icyaha. Arakekwaho ibyaha bibiri: gushaka kwica no kwiba. Yibye iki? Yibye umugabo arabutwara. Yishe iki? Yishe umugabo. Yashatse kwica umugabo. Ese muri make ko urumva soje yaramufite. Ariko urumva yuko bagerageje gutandukanya umugabo n'ubugabo. Reko umugabo nibwo w'umugabo. Kuko n'umugore akoso umugore yarabujyanye. Iperereza ryemeje ko kuwa mbere tariki ya 10 mu masaha ya mu gitondo Bwana Kawubanya w'imyaka 45 yabyutse ajya kwiyuhagira. Kawubanya yarabyutse umugabo aravuga ati ibintu narayemo, ikibuga narayemo, kamanze gukora agasuku. Ajya gukora agasuku. Ageze gukora agasuku arangije asubira mu buriri akenyeye isume. Umuntu uvuye koga. Kasadi hati umwana wabo w'amezi 3 yatangiye kurira. Umugore we namuganza ari baranabyaye. Umugore namuganza yarabyutse maze uyu wahohotewe ari we mugabo atekereza ko agiye gushaka amata yo kumuha. Umugore yarabyutse umwana arize. Umugabo aravuga ati buriya agiye gushaka amata yo kumuha. Ariko ikibabaje nuko yagarutse amusimbukira n'icyuma gikakaye cyane. Umwana nashaka komeza rire byose bindeba. Umugabo arabutyaza ngo yazanye icyuma gityaye ko buryo ngo yakorejeho ngo n'umubusheri ureze cyane komeza amuja igitsina maze arahunga ahita asohoka ariruka. uwahohotewe yasigaye afite ububabare bukabije. So ububabare ni urupfu. Yirukiye mu baturanyi ati munabare. Abaturanyi bazimya muriro. Barangije bamujyana kwa muganga. Mujyana kwa muganga rwose. Amuha ubutabazi bw'ibanze. Nyuma y'ibyumweru 3 yitabwaho n'abaganga. Kawubanya yasezerewe mu bitaro. Ari muzima. Ariko si yabaye muzima. Bwana Kasade yavuze ko iperereza ryatangiye kandi ukekaho icyaha azashyikiriza urukiko kugira ngo yiregure ibyaha aregwa. Cyompa n'urukiko. Ibihe byaha gushaka kwica. Ndibaza ikibazo kimwe. Urukiko ruri kubona umugabo ntabwo. Urukiko ruri kubona ese ubu twakita guki? Igishushushungwa. Ikizibiti. Ubugabo. Urukiko ruragira iki? Umugore se baramu. Se umugore burawe bamukasa ubugore. Ahubwo nge ndibaza ikibazo kimwe. Baramwica kuko umugabo ntazongera ubwo uwo mugore mana yanjye reka nkubwire sinigeze numva kese nk'ina. Reka twizere ko ari abagande atari abanyarwanda bacu, abanyarwandakazi kuko babayeho. Kawubanya arababaje biteye ubwoba. Ariko ndi hari ikintu mba numva. None se ubusubaye umucamanza warucuti. Reka ngo hari ukuntu kabima. Kandi ngo kabima bivuye mu bwonko. Ubwonko nibizajya ubwonko burango buratekereza, bwamara gutekereza bukohereza, bwamara kugohereza kakabima. Igikorwa kikaba. Mu gihe nabiriho
ubwonko nibwohereza message ngiye uko mbitekereza kandi numva nagusubiza. Uwo mugabo igice cy'umubiri cyakoraga uwo mumaro wo kubima ntakiriho. Byanga bikunda uwo mugabo byararangiye. Umusemburo n'ubundi ntuzajya ubona ibyo ukora nta mumaro, ntuzajya urekeye, uzasinzira. Kawubanya arababaje. Kawubanya shabana mugubanyije ubwo nikagubanya ntago nikagubanya baramufashe baramugubanya. Ariko tumukomeze Kawubanya turagukomeje. Niba wumva ari mubwira mu Cyongereza mubwire mu Cyongereza. If God say yes, nobody can say no. Ariko twarinzeho ngo be strong. Be strong. Kawubanya be strong in Uganda. Be strong. Yambuwe intwaro y'abagabo, yambuwe ikintu gikomeye. Uraseka ariko mu buzima yambuwe ubuzima. Mu buzima hari inkuru wigeze kumbwira nayo y'umugabo ariko arenze Kawubanya. Ati ndabyaye urawimugarukaho. Urangije ati se burya aba bana waruzi ko wari ubadufashije dusubiza ibyacu. Umuntu w'umugabo uriya mugabo arababaje. Warareze, waguze amata, waraye kwijoro ngo umugore yabyaye. Gira inama. Ese Kawubanya ubundi yazize iki? Icyo kibazo nibaza. Yazize iki? Kugira bageraho umuco umugabo. Ikigaragara yazize ubusa. Byanga bikunda kuko yari yarabyaye. Nubwo wenda tutazi ko umwana yari uwe. Kati inyuma umugore se. Akabana gukazwe kubagande cyane. Uranga bagande ku kantu ka gutya. Cyane ngo bararose. Cyane. Kaburi ya mpamvu Kawubanya bamugubanya. Umugore abona mujiri nyaragiye akawutekera kuko ukuntu yahise yabusimbukiye. Yahura nyawe mu gikapu. Kera buza ati afite gahunda yo kwahukana, ariko kugira ngo nahukane musige reka mujyane. Kawubanya aritondaga mu gitondo ati kanigire koga akazi naraye nkakoze. Yazize urw'abagabo. Urangwara agasa 11. Urayazize urw'abagabo. Urangwara agasa 11. Sinazi. Reka kabarunguriro. Basanga ko yavuye hita kenyera ajya koga. Ariko ikibazo ni kimwe. Ibyo byatera umwana ndetse nawe ushaka umugore. Kuko byanga umugore nisa. Cyangwa yaratosotosaga. Ntuza kabuca. Uriya aza gutosatosa. Umugore ari kuvuga ati ndajya kwirebera cya Eric. Mwaturanye kigira icyo kimara. Mfite agahungu. Ariko se kugeza aho usimbukira ngo akabura ni ikibazo gikomeye. Biteye ubwoba. Reka dusohoze ingo zibanye mu mahoro, banakomeze babane mu mahoro. Akamubwira nta rugo rw'amahane buriya. Tuvugisha ukuri. Nta rugo rw'amahane ubundi nta rugo ruterana hejuru ruba ruzima. Kandi urugo ruganira rukaryoha. Murakoze cyane. Ndi mu gahinda ka Gahubanya arababaje. Ibutsa abantu. Wibutsa gukora like, share, comment, subscribe kuri Daily Beats Official. Daily Beats Official muri gukora n'akazi gakomeye cyane. Abili. Yereka dufite n'utundi duproje mu gihe mugomba kugiye kuzajya mubona umunsi ku wundi. Stay tuned. Yabiri tugomba kuyakora. Ayabiri tugomba kuyakora Kawubanya kayumva. Basa akajya yisekera kuko n'ubundi byararangiye. Ariko asubu twavuga ngo ko umugabo wese kama byameneka. Ayo no wese arayafite. Ahubwo yaragiye. Ako umugani
uwo mugani uhita ukumvisha ko atakiri umugabo. Uko umugabo aguye kandi ntayo afite. None ubu ntabwo ari umugabo. Ntabwo ari umugabo. Ngenda cyama ipeti ry'ubugabo. Ntabwo ari umugabo. Umugabo yarabwatswe, ntabwo ari wavuze ngo muze mubukureho. Turabashimiye cyane. Hasta la vista.